akomeze kubana namwe. Tugiye kwigana icyigisho kiraza kuba gifite umutwe utubwira ngo gucecekesha umwanzi burundu. Kadusenge. Nyagasani, uri Imana ikomeye kandi uri umwami udukunda, uhabwa icyubahiro. Turagusabye ngo ubane natwe muri uyu mwanya kandi utwigishe gukomera ku ijambo ryawe ndetse no kugendana nawe mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kwigana aya magambo nk'uko nari maze kubabwira, gucecekesha umwanzi burundu. Ariko mbere y'uko twinjira mu cyigisho neza, ndagira ngo tubanze dusome amagambo ari mu gitabo cy'Ibyahishuwe, igice ni icya 12 ku murongo murongo wa 7. Ibyashiwe 12 umurongo wa 7 niho tugiye gusoma. Haranditse ngo, mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Mbere y'uko twinjira ku cyigisho kivuga ngo gucecekesha umwanzi burundu, dukwiriye kubanza kumenya umwanzi dufite ni uwuhe. Dukeneye kubanza kumenya mbese arwana ate kandi twamutsinda dute. Icya mbere dukwiriye gusobanukirwa ni uko hari amateka ari kugaragaza yuko mu ijuru habonetse intambara ikomeye cyane, nuko Mikayeli atabara n'abamarayika be, nuko barwanya icyo kiyoka, kandi icyo kiyoka nacyo kirwana n'abamarayika bacyo. Noneho igihe mu ijuru batabaraga kurwanya icyo kiyoka, nacyo kirwananye n'abamarayika bacyo, umurongo wa 9 uratubwiye ngo, cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Iki kiyoka cyajugunywe mu isi nicyo kiyobya abari mu isi bose. Uzirikane iri jambo kuko riraza kuba urufunguzo rw'ibyo tugiye kwiga. Gucecekesha umwanzi burundu ni uko ukwiriye kubanza gusobanukirwa uwo ari we. Ni umwanzi waciwe mu ijuru, ni umwanzi warwanye ashaka kugira ngo yigarurire ijuru, ariko yibagirwa ko ari ikiremwa kandi ko wamuhaye gutura mu ijuru ari umuremyi. Ibi byamuteye kurwana intambara asa naho atazi, ariko itarabuze kugira bijyana. Nshuti zanjye, nubwo uyu munsi Satani ari kurwana urugamba rwandanze, ariko ntazabura abantu ahitana. Usenge cyane kandi winginge Imana kugira ngo mu bantu Satani ateganya kurimbura, mu bantu Satani azajyana nabo, ntuzaboneke muri abo ngabo. Ariko ikintu cyabikora ni kimwe gusa, ni ukwiringira imbaraga ndetse n'ubushobozi bw'Imana, akaba ari byo bigumana n'ubugingo bwawe. Mu ijuru haboneka iyo ntambara rero, kandi iyo ntambara ibi iya Mikayeli, ubwo ni Kristo n'abamarayika be, ndetse n'ikiyoka n'abamarayika bacyo. Ubwo abamarayika bacyo ni abari bamaze kumva imigabo n'imigambi bya Satani yuko ari iby'ukuri. Nuko rero izo mpande zombi zirarwana, icyakora kuko umuremyi atarwana n'ikiremwa, nuko mu ijuru ahacyo ntihaba hakibonetse icyo kiremwa aricyo Satani, ndetse n'ingabo zacyo bamanukana nabo. Ntago tugiye gutinda aho ngaho cyane, turiwifuza kugira ngo tubanze turebe mbese duhanganye n'umwanzi umeze gute, twamucecekesha burundu dute. Nuko tubanza kumenya uwo ari we. Mu ijuru ahabo rero ntihaba hakiboneka. Imana ishimwe ko urugamba yarurwanye kandi ikarutsinda. Abantu bakunda kwibaza ngo kubera iki Imana yari izi ko Satani azatugira atya ariko ntimurimbure. Muzabyige neza, muzasanga ko icyatumye Imana itarimbura Satani ni uko Imana yashakaga umuhamya, kugira ngo bigaragare yuko nyine Imana ingoma yayo atari igitugu. Iyo Satani arimbuka kirya gihe agapfa byiteka, abamarayika bari gukunda Imana bayiti, ariko kurekeraho Satani n'ibyo yavugaga ashaka kugeza ku bamarayika ndetse n'ibindi biremwa, kureka Satani agakomeza kubaho, byaje guhishura imigambi ya Satani byimbitse, ariko nuko byaturutse ku kwihangana kw'Imana ntihite murimbura. Avandimwe, ibi bintu rwose bikwiriye gusobanuka. Aha hantu baratubwiye ngo mu ijuru habaho intambara, cyakora amagambo dusorejeho ni uko mu ijuru habaye hatakiboneka, ariko aho yajugunywe ni hehe. Nitujya ku murongo wa 12 haratubwira ngo iki? Nuko kuko bajugunywe nacyo mu isi, umurongo wa 12 haratubwira ngo, nuko rero wajuruwe namwe abaririmo nimwishime
naho wowe wasiwe, nawe wa nyanja we, ubwo isi ubwo nigizwe n'ubutaka, ubwo inyanja turabizi ko mu buhanuzi iyo havuzwe inyanja haba havuzwe abantu benshi. Nuko rero kandi ubu buhanuzi bwatangwaga abantu bataraba benshi ku isi cyangwa se ngo baremwe ari benshi, ahubwo ubuhanuzi bwatanzwe kuko nyine Imana ireba ahazaza. Yari izi yuko nyine isi yari ifite imigambi yo kurema isi, ikayirema mu buryo budasanzwe, ariko ikazaturwa n'abantu benshi. Imana ibivuga mu buryo bwa gihanuzi. Wasiwe ugushije ishyano, ariko nawe wa nyanja we, naho we wasiwe, nawe wa nyanja we, mugushije ishyano, kuko Satani abamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Nguyu mwanzi duhanganye nawe ni uwamanutse azi ko afite igihe gitoya, ariko igihe kinini Satani yagiye abaho ku isi cyagaragaye yuko cyagiye giterwa n'uko abantu bagiye bagomera Imana, bikagaragara yuko nyine abantu batazi urugamba bakwiriye kurwana, byatumye kubaho kwa Satani kwiyongera. Ariko imyaka Satani ashobora kumara ku isi yose, ku Mana ni igihe gitoya, kuko Imana nk'umuremyi irabyitegereza kandi ikamenya yuko Satani kuko asigaje igihe gitoya. Twebwe dushobora kubona igihe ari kinini, ariko amagambo Petero yanditse yaravuze ngo Imana itwihanganira idashaka kuhagera n'umurimbuka, ahubwo ishaka yuko abantu bose babona ubugingo buhoraho. Kwihangana kw'Imana rero ntituzagira ubwo tukubona nkaho ari ukunanirwa kwayo ndetse no gutsindwa kwayo. Dufite indirimbo ya 35 mu gitabo cyacu, indirimbo ya 35 ivuga ngo nkunda ubucuti. Nkunda ubucuti buva mu ijuru, nisunga amaboko y'iteka, ngize amahirwe mbonye amahoro, nisunze amaboko y'Uwiteka. Nkiza ndokora amakuba yose, nkiza nisunze amaboko y'Uwiteka. Uku gukira amakuba yose nayo duterwa nandi ni Satani, niwe udutera ayo makuba yose. Nezezwa nuko Yesu anyobora, nisunga amaboko y'iteka. Nunguka ishimwe ngakiranuka, nisunze amaboko y'iteka. Nta bwoba mfite nshize agahinda, nisunze amaboko y'iteka. Nguwe neza ubu ndatunganiwe, nisunze amaboko y'iteka. Uyu muhanzi w'indirimbo yari yarasobanukiwe yuko ubucuti bwa nyabwo arubasha gukomoka ku Mana. Reka mbibutse yuko ahantu hatari inshuti haba hari umwanzi, kandi mu byumvire mu murongo turi kwigamo, iyo tutari inshuti na Kristo tuba turi umwanzi nawe, ariko nanone iyo turi inshuti na Kristo tuba turi abanzi ba Satani. Iyo turi inshuti na Satani rero tuba turi abanzi ba Kristo. Rero nshuti zanjye, nk'uko namaze kubibabwira, mu ijuru habonetse intambara. Satani aramanuka kandi amanukana n'ingabo ze, kandi abo ngabo nibo duhanganye nabo uyu munsi wa none. None se tubasha gucecekesha Satani gute, kandi twabigenza gute kugira ngo tubashe kubonera intsinzi muri Kristo? Ngiye kubasomera amagambo ari mu gitabo cyanditswe 2012 kivuga ngo ububyutse ku bakizi, ni volume ya 3. Ni ku cyigisho kivuga ngo ni kuri page ya 48, kivuga ngo guhemura umwanzi ukamucecekesha burundu. Haranditse ngo ntugatekereze yuko Yesu ari inshuti y'indi muntu. Oya rwose, ntugatekereze ko Kristo ari inshuti y'indi muntu, ahubwo jya utekereza ko ari inshuti yawe bwite. Mbega amagambo meza! Ntabwo wigera urekwa ngo urwane wenyine. Intambara turi kurwana ntabwo ushobora kurekwa ngo urwane wenyine. Niyo mpamvu kure kubitekereza kandi ukamenya yuko Kristo ari inshuti yawe, ahubwo atari inshuti y'undi muntu wari wese. Nabo nibagiye babitekereza batyo ko ari inshuti yabo, atari inshuti y'undi muntu wari wese, bazabasha kugera ku ntsinzi. Ibi rwose dukwiriye kubimenya kandi tukabisobanukirwa. Rero dukeneye kumenya kamere ya Satani n'uburyo arwana, n'ibyo agambirira, inyifato ye kuri muntu, n'umurimo akora ku isi, kandi tukamenya yuko ari umushukanyi ndetse akaba n'umureganyi. Rero ingingo ya mbere tugiye kureba ni itubwira ngo dufite umwanzi. Satani ni umushukanyi, arashukana, yarangiza akajya kurega. Satani ni umushukanyi. Inshuti zanjye, nubwo Satani abasha kugushuka ugakora icyaha, ariko ni n'umurezi, ahita yitegura no kukurega, akavuga ati dore wa muntu wavuga ngo aragukunda, dore ibyo yakoze. Ni umushukanyi ariko akaba n'umurezi. Kandi reka twumve hano, umushukanyi cyangwa uyobya ni rimwe mu magambo aboneka mu Byahishuriwe 12:9 twayasomye. Inkoranyamagambo yanditswe na Miriam ivuga yuko gushuka
ari ukoshesha umuntu kugira ngo yemere gusuzugura cyangwa kutumvira. Ni ukoshyushya umuntu kugira ngo yemere gusuzugura cyangwa kutumvira, no kuyobya umuntu akenshi binyuze mu kumuhendahenda cyangwa kumusezeranira ibinyoma. Ubundi gushukashuka umuntu ni ukumutera gusuzugura cyangwa kutumvira. Noneho kuyobya nabyo umuntu ni ukumuhendahenda umusezeranira ibinyoma kugira ngo nyine akore cya kintu cyo gusuzugura. Umwanzi wacu nanone yitwa umureganyi. Umureganyi naryo rero rifite ubusobanuro tugiye kureba. Mu rurimi rw'Ikigiriki basobanuye ko umureganyi bishatse kuvuga umuntu ukoresha umuhati wose ashaka guteza urwango hagati y'abantu babiri. Inshuti zanjye, nukora ikintu gisa no kuregana, ubundi nta kindi kintu buri gukora, ni ugushaka gushyira urwango hagati y'abantu babiri. Rero na Satani niko kazi akora, ni kuregana, ni ugufata ugakoresha umuhati wawe wose ushaka guteza urwango hagati y'abantu babiri. Duhereye kuri ibi tubasha gufata umwanzuro ko umwe mu mirimo ikomeye ya Satani ni uguharabika isura yacu imbere y'Imana, ndetse no guharabika ishusho y'Imana imbere yacu. Birasobanutse, ntabwo mbisubiramo. Akora uko ashoboye kose kugira ngo atuvutse ubuntu bw'Imana. Nguyu umugambi wa Satani ni ugushyira urwango hagati yacu n'Imana kugira ngo atuvutse umugambi Imana yari idufiteho. Ibyo Satani yabikoze mu ijuru, yaharabitse ishusho y'Imana imbere y'abamarayika. Kubera ibikorwa bye, hafi 1/2 cy'abamarayika bose bageze ikirenge mu cya Satani. 1/2 yarakijyanye kubera guharabika ishusho y'Imana hagati y'abamarayika ndetse n'Imana. Ibi byatumye 1/2 cy'abamarayika byatumye 1/2 cy'abamarayika kimanurwa mu ijuru. Iyo Satani avanze ubushukanyi no kuregana, adushyira mu rujijo, maze akadutera gutekereza ko ibikorwa byacu bidahamye, ko buri wese ubikora ko urwego urwo ari rwo rwose ngenderwaho, ko idini yacu itagezweho, ko Imana ntacyo yitayeho n'ibindi. Nubwo ibikorwa byose dukora, Satani twereka yuko Imana nta na kimwe yitayeho, ndetse n'ibindi bimeze gutyo. Umugabane wa kabiri kuri iki kintu twe tumaze kureba, dukwiriye gusobanukirwa yuko uko byagenda kose Satani aba ari umurezi wacu, utwereka yuko ibyo dukora nta musaruro bifite, kandi ko nta kintu na kimwe bizigera bigeraho. Nuko reka turebe hepfo. Hari amagambo rero umuja w'Imana Ellen White yavuze kuri aya magambo. Satani ni umwanzi ukomeye wacu w'Imana n'umuntu. Satani ni umwanzi ukomeye w'Imana n'umuntu. Ibi bintu bikwiriye kuzirikanwa n'umuntu wese uzi Satani uwo ari we, kandi akamenya ko ari we arwahanganye nawe cyangwa se arwana nawe. Yihinduranya anyuze mu bakozi be, akigira umumarayika w'umucyo. Abakozi ba Satani ni abantu ki? Usibye ingabo z'umwijima zamanukanye nawe, nazo zifite ibikoresho abantu zikoreramo. Abakozi ba mbere ba Satani ni abantu bahindutse by'igice, ngo abasha kubakoresha umurimo udasanzwe undi muntu wese adashobora gukora. Kandi ibyanditswe byera bigaragaza ko ari inkoramutima za Satani abantu nk'abo ngabo. Rero batubwiye yuko ajya ahindura marayika w'umucyo agaca mu bantu basa naho bavugira ukuri. Mu byanditswe yitwa umurimbuzi, umurezi wa bene data, umushukanyi, umubeshyi, umugome n'umwicanyi. Niko ibyanditswe byera bimugaragaza. Miruka amagambo Kristo yabwiye abantu, ababwira ngo mukomoka kuri Satani kuko yari umwicanyi, kandi namwe murashaka kunyica. Rero ibi bintu byose bigaragaza ko Satani ari umwicanyi, akaba umushukanyi, akaba umubeshyi, kandi akaba n'umugome. Ibi bintu byose ni ibiranga Satani. Nugira ubugome uzamenye ko bukomora kuri Satani. Nuba umushukanyi wo gushuka abandi ngo bagushe mu cyaha, uzamenye ko uri umukozi wa Satani. Kandi nuba umubeshyi, uzamenye ko uri umukozi wa Satani. Nuba umwicanyi, uzamenye ko ahantu biri gukomoka ari kuri Satani. Satani afite uburyo bwinshi akoresha, ariko agera ku mugambi we cyane cyane igihe ashoboye gukoresha abavuga ko ari abakristo kugira ngo bakore umurimo we.
Satani ni umukozi ukora kugira ngo ashuke abantu, ariko abasha kugera ku ntsinzi yawo cyane ngo ari uko akoresheje ibikoresho byitwa abakristo. Ni babandi nababwiye bahindutse by'igice. Uzirinde guhinduka by'igice nshuti yanjye, kuko bijya birangira ubaye umukozi wa Satani, ariko ngeraho n'iri jambo inkoramutima ye. Kandi uko barushijeho kuba abantu bemerwa, uko bafite umwanya urushijeho kuba uwo hejuru, uko bazi byinshi ku Mana n'umurimo wayo, niko Satani ashobora kubakoresha akarushaho kugera ku ntego ye. Nshuti zanjye, uko wiga ibyanditswe byera ukamenya byinshi kuri byo, uko wiga ibyanditswe byera ukamenya byinshi kuri iyo ngingo, ariko ntiwitegure komatana n'Imana, niko uhinduka umukozi wa Satani udasanzwe. Imana ikurinde kuba umukozi wa Satani udasanzwe. Imana ikurinde kuba inkoramutima ye binyuze mu guhinduka igice. Oya, Satani arifuza yuko wamukorera, ariko zirikana yuko Kristo yapfuye kugira ngo ubugingo bwawe buzarokoke kandi buzahinduke ubumukorera. Irinde kubabaza Kristo no kumukomeretsa binyuze mu gukorera umwanzi wa Satani. Irinde kubabaza Kristo no kumukomeretsa binyuze mu gukorera umwanzi we, ari we Satani. Ukuri ni ukuri kubabaje, ariko muri iri somo hari umuti. Ntabwo dukeneye gutentebuka cyangwa ngo dukorwe n'isoni kubera imibereho yacu y'igihe cyashize cyangwa iy'iki gihe. Ntabwo dukwiriye kudohoka tubitewe n'uko tudafite imbaraga zo gutsinda imitego umwanzi atega mu nzira ducamo. Ibi rwose bikwiriye kuba intsinzi kuri twe. Nubwo Satani yaba yaratugushije mu byaha byinshi kandi akadutega imitego mu gihe cyashize, akadutera guhemukira Imana, ntabwo dukwiriye gutinda iyo hirya, ahubwo dukwiriye kwibuka ko Kristo yapfuye kugira ngo tuzatsinde. Akagingo ngiye kuvugaho ni akavuga ngo dufite inshuti. Twasomye indirimbo itubwira ngo nkunda ubushuti bukomoka ku Mana, nisunze amaboko y'iteka. Hano kuri iri jambo ritubwira ngo dufite inshuti. Hejuru twabonye ko dufite umwanzi, dukwiriye kubisobanukirwa, ariko nanone dufite inshuti. Hano haranditse ngo inshuti yacu ni Yesu. Reka dusome amagambo ari mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 11, twumve icyo hatubwira. Hatubwira ngo iki? Haratubwira ngo umurongo wa 11, nabo bamumeneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nshuti zanjye, abantu Kristo baranditse mu gitabo cya Hana, Yesu yaranditse aravuga ngo inshuti umwungeri nyakuri apfira intama ze. Kandi icyo ni cyo kigaragaza inshuti ye, inshuti nyanshuti, nuko ibasha gupfira inshuti yayo by'ukuri. Rero Kristo yaradupfiriye kandi niwe inshuti yacu magara. Umwana w'intama niwe byiringiro byacu, inkota yacu n'intwaro yacu turwanisha umwanzi. Tukimara gusobanukirwa yuko Kristo ari inshuti yacu, dukwiriye kumenya yuko Kristo niwe nkota yacu kandi niwe ntwaro yacu tubasha kwifashisha ngo turwanye umwanzi, kandi ni nabwo buryo tuzifashisha kugira ngo tubane uko tumucecekesha burundu. Amaraso ya Yesu niyo yasohoje isezerano ryatanzwe mu Itangiriro 3:15. Iri somo rivuga ku ntsinzi yacu binyuze mu maraso, ryerekeza neza ku cyo Yesu yadukoreye. Ubwo ndi kuri paji ya 49. Tuba twizeye intsinzi iyo ibyiringiro byacu tubishyize ku mpongano Kristo yadutangiye. Amen. Tuba twizeye intsinzi iyo ibyiringiro byacu tubishyize ku mpongano Kristo yadutangiye. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, tuhabona yuko mu mibereho yacu yose y'impezamaryo tugomba kwiringira iby'Umukiza wavutse akabambwa yakoze. Nitwiringira iby'Umukiza wavutse akabambwa yakoze, nta kabuza tuzabona intsinzi. Nta muntu n'umwe uzarimbuka nabigenza gutyo. Nshuti zanjye, nitwiringira Imana ku rwego rumeze nk'uru nguru, nta muntu n'umwe uzigera arimbuka niringira Imana kuri urwo rwego. Ese witeguye kwiringira Imana ku rwego rungana gutyo? Ese witeguye gukorana n'Imana mu rwego rumeze nk'urwo ngurwo? Imana izagushoboze kandi nanjye izanshoboze.
Muri aya magambo, gutsinda Satani bisobanuye gutsinda ibishuko n'ibirego bye, gukomera ku kwizera kwacu tutitaye ku gutotezwa cyangwa izindi ngorane. Rimwe na rimwe iri totezwa rishobora kandi ribasha kudusaba gutanga ubuzima bwacu. Birashoboka ko gutotezwa byatuma tunatanga n'ubuzima bwacu, ariko mu by'ukuri dukwiriye guhagarara ku cyo Imana yadukoreye. Ibyabaho uko byaba bimeze kose, icy'ingenzi ni ukwiringira iby'Umukiza wabambwe kandi akazuka yakoze. Mu yandi magambo, ubuntu bw'Imana bukwiriye kwiturwa, kumvira no ku ruhande rw'ubuntu. Mu yandi magambo, ubuntu bw'Imana bukwiriye kwiturwa, kumvira ku ruhande rw'umuntu. Ku bwa Kristo, ubuntu bw'Imana butubatura mu bushukanyi bw'umwanzi. Ibyo Kristo yakoze bitubatura ibirego bya Satani. Ubuntu bw'Imana n'ibyo ijuru ryadukoreye ntibidukuraho kumvira, ahubwo bidutera kumvira. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aya magambo rwose akwiriye gusobanuka. Nubwo ibyiringiro by'abizera ari impamo mu mpongano yatanzwe, umwizera akeneye kwihangana akiringira ibyo Umukiza wabambwe akazuka yakoze. Umwizera nareka kwiringira, ntabwo azabona inyungu zikomoka ku mpongano yatanzwe. Nubwo ibyiringiro byacu ari impamo, kandi n'impongano yatanzwe akaba ari impamo ku mwizera ukeneye kwihangana, ibi bintu bikwiriye kumvikana. Nubwo ibyiringiro by'abizera ari impamo mu mpongano, nubwo ibyiringiro by'abizera ari impamo mu mpongano yatanzwe, umwizera akeneye kwihangana. Icyo ni icya mbere, kandi akiringira iby'Umukiza wabambwe akazuka yakoze. Umwizera nareka kwiringira, ntabwo azabona inyungu zikomoka ku mpongano yatanzwe. Nshuti zanjye, tubaye turetse kwiringira, ntabwo dushobora kubona umugisha watanzwe binyuze mu mpongano yatanzwe, ariyo igitambo cya Kristo. Reka rero turebe umwanzuro. Kugira ngo dutsinde ubushukanyi bwa Satani n'ibirego bye, buri munsi dukeneye kwishingikiriza ku byo Umukiza yakoze, kandi tugahora twiringira ubuntu bw'Imana. Kugira ngo tubashe gutsinda ubushukanyi bwa Satani n'ibirego bye, buri munsi dukeneye kwishingikiriza ku byo Umukiza yakoze, kandi tugahora twiringira ubuntu bw'Imana. Intsinzi yacu yamaze guhamywa mu ijuru no ku isi. Icyo dukeneye gusa ni ukwakira ibyo byiza twungukiwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umuja w'Imana aravuga ati, ntabwo gukurikira Kristo ari umudendezo aho tudahura n'intambara. Oya rwose, gukurikira Kristo si umudendezo aho tudahura n'intambara. Ntabwo ari umukino w'abana. Oya, ntabwo ari ubunebwe mu by'umwuka. Kunezerwa kose mu murimo wa Kristo bisobanuye inshingano zera mu guhangana n'intambara zikaze. Gukurikira Kristo bisobanuye urugamba rukaze, gukora ubudacogora, kurwana n'isi, umubiri ndetse n'umwanzi Satani. Umunezero wacu n'intsinzi ya Kristo tugeraho. Umunezero wacu ni intsinzi ya Kristo tugeraho mu rugamba rukaze. Ni mu bitekerezeho. Nshuti bavandimwe, ndabingingira ku Mana kugira ngo ibi bintu rwose mubitekereze, mumenye yuko hari icyo dukwiriye gukora kugira ngo ubugingo bwacu bukomeze gusa n'uko Imana yifuza ko dukwiriye kubaho. Reka turi amagambo ari mu gitabo cy'Abaroma, cyangwa se urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 8 umurongo wa 35 na 30 kugeza kwa 39. Twumve icyo Imana itubwira aho ngaho. Haranditse ngo, ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo, turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri byose
turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Bavandimwe, ibintu byose duhura nabyo dukwiriye gucecekesha Satani, tukavuga ati niba duhuye n'ibibazo Kristo yahuye nabyo, niba duhuye n'intambara dusabwa guhagarara dushikamye, tukamenya ko Kristo yahuye nazo, kandi ngo izo ntambara zose yazirwanye kugira ngo twebwe tuzabashe gutsinda. Tumenye yuko umwami wacu yanyuze muri ibyo, natwe dukomere, tumenye yuko byagenda kose dufite imbaraga ku Mana. Rero ntabwo dukwiriye amakuba, ibyago, gupfa ntabwo bikwiriye kudutandukanya n'inshuti yacu, kuko natwe inshuti yarapfuye kugira ngo ibone ko ituronka. Igice cya 7 umurongo wa 8. Mika igice cya 7, umuhanuzi Mika hari icyo yabivuzeho. Igice cya 7 umurongo wa 8. Wa mwanzi we kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo. Nzihanganira uburakari bw'Uwiteka kuko namugomeye, kugeza aho azamburanira akansindira. Azansohora anjyane mu mucyo, mbone kureba gukiranuka kwe. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Maze umwanzi wanjye azabireba amware. Wambwiraga ati Uwiteka Imana yawe ari he? Amaso yanjye azamureba. Ubu azanyukanyukwa nk'icyondo cyo mu nzira. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ibi ngibi biragaragaza yuko nubwo Satani ashobora kutugusha akadutera gukora ibyaha, ariko dukwiriye kumubwira ngo we kunyishima hejuru kuko ningwa nzabyuka, kandi ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo. Iri ni isezerano risezanirwa buri muntu wese wifuza gukunda Imana ndetse no kuyikorera, ndetse agahatana kugira ngo abashe kugera ku ntsinzi binyuze mu kumwiringira. Reka mbasabire ku Mana kugira ngo Imana idutere umutima wo kuyiringira ndetse no kuyikunda, kugira ngo ubuntu bwe bukorere mu mitima yacu, mu izina rya Yesu. Dusenge. Uri Imana ikomeye kandi uri umwami. Ni wowe ubasha kudufasha kandi ukadutera kurwana intambara no kuyitsinda. Ni wowe dushobora kwiringira, maze tukabasha gucecekesha umwanzi ku bitera tugabaho, kandi tukazasoza tubonye intsinzi inyuze mu gakiza kawe. Hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso yawe. Reka natwe twitegure kumesera ibishura byacu muri ayo maraso, kandi reka twitegure gira gukiranuka kwawe binyuze mu gitambo cy'i Karuvari. Erega ibyo bishura ni imico. Ndagusabye kugira ngo rero uduhereze kugira imico yahindutse, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.